ku isi haba abantu batandukanye bakamenyekana muri muzike, bakaba baririmbyi b'ibyamamare ku isi hose tukabamenya. Gusa hari ibyo bagenda bakora bitandukanye, bamwe babazi abandi batazi. Uyu munsi turifuza kubabwira ku cyamamare John Lennon, umwe mu bagize itsinda rya The Beatles. Uyu yari azwi nk'icyamamare cyane, nk'umwe mu baririmbyi bakunzwe cyane mu mateka ya muzika. Yavuze byinshi bitangaje tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Ese byagenze gute? Ni iki cyabaye? Ubundi ni ibiki? Ese John Lennon yari muntu ki? John Lennon yari icyamamare ku isi yose. Yari umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo, ndetse akaba umwe mu bashinze itsinda The Beatles, rimwe mu matsinda yumvikanye cyane mu mateka ya muzika. Yavutse ku itariki 9 Ukwakira mu mwaka wa 1940 i Liverpool mu Bwongereza. Akiri muto yagaragaje impano idasanzwe mu buhanzi no mu myumvire. Nubwo yabaye icyamamare muri muzika, yagize igihe atangira gutekereza ibintu by'imyemerere n'ubuzima mu buryo bushidikanya cyane ko Imana ibaho. Ariko bibuke ko John Lennon yari yarakuze azi ubukristo, yari yarize Bibiliya, yazi izina ry'Imana, ariko ageze mu gihe cy'ubwamamare bwe bukabije yatangiye kuvuga amagambo akomeye cyane asebya Imana. Mu mwaka wa 1936 mu kiganiro n'itangazamakuru, John Lennon yavuze amagambo yasakuje ku isi hose agira ati, "The Beatles are more popular than Jesus now." The Beatles ubu barakunzwe kurusha Yesu. Abantu benshi byarababaje, cyane cyane abakristo hirya no hino ku isi baramwamaganye. Amwe mu masantere y'ivugabutumwa yatwitse CDs, abandi banga kumva ibihangano bye. Ariko se John Lennon yigeze kwisubiraho? Ese yigeze gusaba imbabazi? Yagerageje kwisobanura avuga ko atashaka kuvuga nabi Yesu, ahubwo yashakaga kugaragaza ko urubyiruko rwo muri icyo gihe rutitaga ku by'iyobokamana. Ariko ubwo yari amaze kubivuga, ubuzima bwe bwatangiye kujya mu rujijo. Yahuye n'ibibazo byinshi, intonganya, kubura amahoro no gushidikanya ku buzima bwe n'icyerekezo cye. Ku wa 8 Ukuboza mu mwaka wa 1980, John Lennon yarashwe inshuro enye n'umugabo witwa Mark David Chapman imbere y'inzu ye i New York. Yapfiriye aho nyine. Abatari bake bahise bibuka ijambo yavuze agira ati, "Turakunzwe kurusha Yesu." Hari abahise bavuga ko amagambo yacu ashobora kuba umuvumo cyangwa umugisha. Ibi byabaye nk'isomo rikomeye ku bantu benshi ku isi. Ese ibyo yavuze byakomotse kuki? John Lennon yari afite icyizere gikabije. Yumvaga ko we n'itsinda rye bageze ku rwego rwo hejuru cyane, batakigomba no gutinya Imana. Ariko se ntitwakibaza tuti, umuntu ashobora kwigereranya n'Imana akaba atiteye ku bushake bwayo? Oya, Bibiliya iravuga iti, "Uwicisha bugufi azashyirwa hejuru, ariko uyishyira hejuru azacishwa bugufi." Uko tubisanga muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 6. Ese natwe dushobora gukora amakosa nk'ayo? Yego. Buri gihe umuntu ashobora kwibagirwa ko ubuzima ari impano ituruka ku Mana. Amagambo tuvuga, ibyo twandika, ibyo twizera, byose bifite ingaruka. Ntitugomba kwigira abapfapfa tukibwira yuko twasumba Imana. Oya, ibi ntibyashoboka. N'ababigerageje byagiye bibagwa nabi. Imana ntigirekeraho. Hari ubwo abantu batekereza ko Imana ari iy'abapasiteri, iy'abavugabutumwa, cyangwa abahanzi baririmba gospel gusa. Ariko hari abandi bantu b'ibyamamare ku isi tuzi bafite izina rikomeye, amafaranga menshi, ndetse n'abafana batabarika, ariko bahisemo gushyira Imana ku isonga ry'ubuzima bwabo. Ese byaba bishoboka ko umuntu w'umuririmbyi ukora indirimbo zisanzwe cyangwa umukinnyi wa filimi ushobora gukunda Imana by'ukuri? Yego, ibyo ubyumvishe neza birashoboka koko. Reka tuvuge ku bantu babiri bazwi ku isi hose, Denzel Washington na Justin Bieber. Uburyo bagaragaje ukwemera kwabo nuko Imana yakomeje kugira uruhare mu buzima bwabo nubwo bataririmbaga indirimbo za gikristo. Denzel Washington nubwo azwi cyane nk'umukinnyi wa filimi, Denzel Washington ni icyamamare cy'isi cyagiye kigaragaza ukwemera kwacyo mu buryo bugaragara. Kenshi mu kiganiro agira n'itangazamakuru avuga ko agendera ku mahame ya Bibiliya, wasenga buri munsi, kandi ko Imana ari imuyobora mu buzima no mu kazi. Yigeze kuvuga ati, "Put God first in everything you do." Mu bikorwa byose byawe, ubwo wakina filimi zitari za gikristo, ugomba
guhora we wumva ko Imana ariyo ya mbere mu buzima bwawe. Denzel Washington ahora yerekana ubutumwa bwiza bwo kwicisha bugufi, kubabarira no kubaha Imana. Justin Bieber nubwo yabaye icyamamare akiri muto, Justin Bieber yanyuze mu buzima bw'inzitane, ibiyobyabwenge, amakimbirane, imyitwarire mibi, ariko nyuma yo kwisubiraho yatangiye kugaragaza ubushake bwo kugendera mu nzira y'Imana. Yatangiye gusenga, ajya mu rusengero ndetse arabatizwa bushya. Kuri Instagram ye akunze gusangiza abamukurikira amagambo ya Bibiliya n'ubuhamya bwe. Yigeze kuvuga ati Jesus is changing my life. Nubwo ataririmbaga gospel nk'abandi bahanzi, akomeje gushimangira ko Imana ari imuha amahoro n'icyerekezo. Nk'uko twabivuze haruguru, ibi si kuri John Lennon gusa, hari n'abandi benshi nka Tancredo Neves, Marion Monley na Cristiano Ronaldo washyizwe ku murongo ubwo yari asebeje Bibiliya. Nubwo ibintu byose byabaye, hari ikindi kintu kibabaje cyane kurusha ibindi. Ibaze nawe tutongeye guhura, ese byaba bimeze bite? Wenda nibwo bwa nyuma ubonye iri jambo, wenda nibwo bwa nyuma twibukiranyije ko Imana igira imbabazi. Ariko ahari kora subscribe, usiga comment kugira ngo ubutaha tuzasangire andi makuru atandukanye mu kuri, mu buzima no mu bushishozi. Gusa nka Joy Entertainment tuyifurije kugenzura amagambo mwavuga, yaba ibyo mwagezeho mujye mureka ibikorwa byivugire. Witondera amagambo yawe kuko ijambo rimwe rishobora guhindura ubuzima. Yari Joy Entertainment, turabashimiye.